Yes guys, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV. Ni online TV station, wajya kuri YouTube ukandikamo Rwagakoco Live TV, hanyuma ugakanda subscribe, ugakanda like kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. Abanyeshuri bo mutera gatebe noneho dukomeze twiyigire ikijyanye no gutwara ikamyo isumba izindi, twayita rudasumbwa. Abari majyepfo amajyaruguru rero iburasirazuba iburengerazuba mwese tubahaye ikaze, muze mutera gatebe ubundi mwige mutazabere ntoza sha. So rero ngira ngo tugiye guhera kuri taburo. Kuri uyu munsi ubushize twarebye uburyo bagorora vora yikamyo. Tubona ko vora yikamyo kugira ngo uyigorore neza ukata iburyo ukayiheza cyangwa ugakata ibumoso ukayiheza. Iyo wakase vora ibumoso ukayiheza, iyo igari iburyo ukayikata ukayiheza, ukata inshuro esheshatu. Ibyo bintu twarabibonye, gukata inshuro esheshatu nuko ukata vora uyu mwanya uri video hejuru ukareba hejuru inshuro esheshatu. Icyo rero cyarumvikanye. Kuri uyu munsi rero tugiye kureba muri taburo y'imodoka. Ese haba mwiki ushobora kuba utwara imodoka ariko utazi ngo ese iramutse igize ikibazo kiri technically byagenda bite? Ese ubundi imodoka akenshi atari ikibazo cy'amapine, atari ikibazo cy'ibindi bintu biri hard bigaragara n'amaso ushobora kubona, ibindi byose taburo y'imodoka ishobora kubikwereka. Igihe hari ikibazo cya moteri, igihe hari ikibazo cy'uko imodoka idafitemo amavuta cyangwa se idafitemo wenda amavuta ya moteri, amavuta ya buwate, imyuka, icyo gihe imodoka irabikwereka, irakuwoninga mbere yuko rwose ikibazo kiba grave. Rero kuri uyu munsi ngira ngo muri kubona ibizingo hano bitandatu n'akandi gataburo hano hagati. Tugiye guhera ruhande tubisobanura akantu ku kandi. So iyo tugarutse hano ibumoso, iki ni igipimo cy'imyuka, ubu ni ku gatanka k'ibumoso, hanyuma hano ni igipimo cy'imyuka ku gatanka k'iburyo. Iyo tuje hano hejuru rero, iyi ni turu ya moteri. Ni ukuvuga ngo iyo 5, 10, 15, 20, 25, 30, ibi biri mu mpine. Ni ukuvuga ngo iyo urushinge rugeze hano muri 5 ukuba n'inshuro 100, iyo rugeze hano mu 10 ukuba n'inshuro 100, iyo ugeze muri 15 ukuba n'inshuro 100, 15 gukuba 100. Ngira ngo murabisobanukirwa neza kugenda ukagera ahangaho uko turu ya moteri zamuka, niko nyine n'imodoka ibiri gukonsoma cyane amavuta. So rero ibyo mwabyumvise. Tukagaruka hano kuri kilometrage. Kilometrage uko ukandagira umuriro w'ikinyabiziga uko cyihuta, ni ku rushinge narwo rugenda ruzamuka bitewe n'umuvuduko ushaka cyangwa se umuvuduko uri gutwariraho. Hanyuma hano rero hakaza ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane, ari cyo gipimo cy'ubushyuhe. Iki gipimo cy'ubushyuhe rero nta kindi kigufasha nacyo mu kanya turaza akukireba. Hanyuma hano hakaza urundi rushinge narwo rw'ingenzi, ari rwo rushinge rw'amavuta cyangwa mazutu. Hano hagati rero hari agataburo. Aka gataburo nako kaba gakubiyemo ibintu byinshi. Tugiye gukata imodoka, hanyuma nabyo tugende tubirebera hamwe. Ngira ngo rero murabibona nkuko twababwiye, utu ni udupimo tw'imyuka. Imyuka nicyo kintu cy'ingenzi ku modoka zitwara imizigo, cyane cyane imodoka nini zikoresha imyuka. No kuvuga ngo nta myuka ufite mu kinyabiziga cyawe, stop, hagarara ubanze wuzuze imyuka ubone gukomeza urugendo. Imodoka mu gitondo utabanje ngo wuzuze imyuka, ubu byibuze ngo urushinge rurenge 6, icyo gihe nta kintu uba uriho. Ntago imodoka ishobora kujyamo vitensi, feri ntizakora, ewana nta kintu cyose gishobora gukora ku kinyabiziga cyawe imodoka idafite imyuka. Yewe n'ihoni, imyuka itari mu modoka yawe ntago ihoni rishobora gukora, ubwo ni ihoni ry'ikamyo. So rero turagaruka hano hejuru nkuko twagiye tubibona ku modoka zindi zisanzwe ntoya. Ni ukuvuga ngo hano kariya kantu muri kureba kabanza hariya ni karitere. Ni igipimo kikwereka niba karitere yawe cyangwa se moteri yawe ifitemo amavuta. Iki murakizi, cyo ni igipimo cya batiri. Hanyuma hariya stop ni ikwereka ko nyine nta myuka ufitemo, ugomba guhagarara. Igihe imyuka yawe igabanutse, iyo igeze hasi yahita hazamo kino gipimo cya stop, hakagira n'utu tuntu tukaza twimarikamo twa 1, 2 ndetse na 3 ibiri hano. Iyo nta myuka ufitemo rwose ubona warning iteye ubwoba ku buryo nawe uvuga uti ewana hahiye reka mpagarare. So hano hasi naho ngira ngo murabibona ya karitere yacu y'amavuta.
ikamyo yo ikwereka buri kantu, ikakwereka amavuta ufite mu kinyabiziga cyawe, ikakwereka igipimo cy'umuriro ufite muri battery, ikakwereka trip umaze gukora, ikakwereka n'ibirometero ikinyabiziga cyawe kimaze kugenda. Ngira ngo rero ibi ngibi bigufasha kugenda ukontorora taburo yawe kugira ngo ibintu biri muri systeme y'ikinyabiziga cyawe ubashe kumenya ese ubuzima bw'imodoka yawe buhagaze gute. Niba utwaye imodoka ukabona urushinge rwaguye ni ruri kuzamuka, ubwo urumva ko nyine ikinyabiziga cyawe gifite ikibazo. Niba uri gutwara imodoka ukabona turi ya moteri ntizamuka, ubwo urumva sinzi niba yabiri no kugenda. So ibyo byose rero tuzakomeza kugenda tubirebera hamwe. Imodoka tuyihagurutse, tuyitware, twige guparika, yewe yaba imodoka ipakiye ndetse n'idapakiye. Ese izi modoka zitwarwa kimwe? Imodoka ipakiye n'imodoka idapakiye ku ikamyo zigenda kimwe? Zigenda mu mavitensi amwe? Ibyo rero tuzarushaho kugenda tubirebera hamwe. Nuguma kuri Rwagakoco Live TV ugakanda subscribe, ugakanda like, tuzabana kugeza rwose tugeze ku musozo w'aya masomo. Reka rero tubabwire ngo mukande subscribe, mukande like, ubundi dukundane twibanire umunsi ku munsi. Ariko akantu twari twibagiwe ni ni netre ibikwereka ko ikinyabiziga cyawe nta vitensi irimo. Iyo harimo vitensi iyi irazima. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe. Reka tubifurize umunsi mwiza rero w'impagarike n'ubugingo, kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Abafite akazi mukomeze muryoherwe, n'abatagafite namwe kandi n'ukuri Imana izageraho ibibuke mukabone. Bye bye.